Kuli mwahuyemo amateka yadusangiza nukuvuga ngo mama atarapfa nakubwiye ko hejuru yuko yakundaga ibintu byo gusenga nabonye amasengesho Muraho makuru ndimushyashya hano nabayobozaga mwandangira hano muri Jay Polly yabatuye Jay Polly ariko waruhageze okay nari nabanje kujya muri kiriya gipangu sawa Imana ishimwe ubwo mpageze murakoze cyane Imana bamugisha muraho naho neza makuru sawa mumeze mute aho turashima Imana murakomeye Limbasenge nitwa Kireri nta kibazo sinubwa mbere we akira ndi mu mirimo agatero wicare yego mirimo bari aduheranye ndabibona murimo gusarura ntabwo kwicara burya ntabwo biba ari ngombwa nitwa Kireri sinzi nyugunyuka twahuriye hahandi haruguru ku muhanda kuri konoshi uri kumanuka ujya mu kazi ariko wandangiraga hano ko ariko byangoye kuhamenya hari ibipangu byinshi bifite inzugi z'ubururu ntuye n'umuturanyi wawe utuye hano hepfo niwe uhandangiye mwari mumeze muteze meze neza dore ngewe nihitiyemo ubuhinzi kuko ibigori sibyo ku izuba ryacanye nyine mu kwihangana nongeye kubasuhuza inshuti zanjye bavandimwe b'umuryango ugira icyizere nkaba uyu munsi nakoze urugendo rugoye cyane njya gushaka uyu mugabo muramubona ari bubibwire ikindi nkaba nakomeje no kubashimira intambwe mukomeje gutuma ntera intambwe ku yindi ntera nimwebwe mbikesha n'ukuri inkunga yanyu ni ingirakamaro kandi n'iby'agaciro mwarakoze kuguma kunshyigikira nkaba nasabaga n'abandi bose gukora subscribe share like mukamugomeza mukanshyigikira channel rero yitwa Gira Icyizere nk'uko bisanzwe uyu mugabo muri kumubona kuri kamera nabibwire muraza kumusobanukirwa neza uwo ari we akoze nitwa Mureza Emmanuel ahese kundi kuzukundira kucyo utari wa mpamaganye cyangwa mbwire bantu ngo yunsanze mu mirimo kweli nimero yawe narayigerageje yanga gucamo nimero wampaye bishoboke ko nanditse imibare nabi kuko nahamagaraga nkasanga ntabwo biri gukunda mfata icyemezo cyo kuza kugushaka kuko wari wandangiye kubw'amahirwe n'Imana iranyoboye ndahageze sawa rero dore niturira urahabona ndahabona kubw'ubushobozi kubw'ubushobozi bw'umuntu nyine nta kundi naragerageje ntangakorera amaboko abandi byibuza bamwe ko babyifuzaga ariko siko ngiye nabitekerezaga watubwiye ngo witwa Mubeza rero nagira ngo twibwire birambuye Mubeza ni muntu ki uri muntu ki bimeze gute ubuzima bwawe gute twibwire kwanza tubanze tukumenye mu rugendo ruba rutoroshye koko Mubeza ni izina mama yanyise ni izina risa nkaho ryavuye mu buhanuzi pe ndetse no kubivuga mba numva sinzi ukuntu ngiye bwanjye nabitekerezaho ariko bitewe no kwigirira icyizere nkwiye kuba nabivuga kugira ngo n'abandi batwumva cyangwa bakatwumviraho nabo baba bakwiye gutinyuka bakavuga ikintu burya guherana n'ikintu ntabwo biba ari byiza guhora inkingi neza kimwe cyose ariko ntabwo biba ari sawa Mureza rero ni izina ryiza
pe ni na ryiza kandi koko Mubeza ni izina ryiza. Oya no ku isi ni nge muntu wa mbere witwa Mubeza. Okay. Ni byiza cyane. None Mubeza uri muntu ki? Ese twibwire birambuye dukeneye kukumenya. Okay. Nitwa Mubeza mvuka mu Kagarama ka Kicukiro. Mama yakoraga muri banki. Yego. Ni hariya hahoze urego umanuka hano uva i Nyanza. Niho yakoraga harimo akazu kari gato nyine yakoreragamo abazungu nibo bari baramuhaye akazi. None mama wawe Mubeza yaje kukubyara ate? Ese uvukaho inkomoko yawe ni iyihe? Mama ukuvuga ngo mama yarambyaye kandi ndabikunda. Mama ambyara ndi umwana umwe ndetse ku mvugo z'abo wenda ntago navuga ko ngiye navutse kuri hanumve bitewe n'urukundo babaga bajyanye. None uri papa wawe ninde? Inkomoko yawe niyo dushaka kumenya. Mubeza dufashe utubwire uvi muzi ubuzima bwawe, uri muntu ki, wabayeho ute, wavutse ute, bimeze bite, tuganirize muvandi. Iyoroshe tuganirize rwose nta kibazo ntacyo bitwaye. Nuvuga ngo muvandi je navutse mu buryo bukomeye kandi navutse mpezwa mu muryango kandi wenda sinzi ukuntu umuntu yabivugamo gakeya bibara agahinda kuri njyewe. Bibara agahinda ariko byari byose ntabwo bankwiye kubona hirama n'agahinda. Njyewe ubwanjye mama yarambyaye ambwira ko mfite abavandimwe, ariko rero kubera ko atari kubasha kugira ngo anyerekane nk'uwo muryango nyine ubwo twashiriye icyizere cy'uko yambwiraga ngo n'ubundi tuzahura kuko mama yarasengaga cyane. Cyane nk'umuporosauteriyeni bya bintu by'abakora akajya ahora amubwira kera kuko naramubuze kabisa. Waramubuze? Naramubuze. Wamubuze ungana iki? Namubuze 9 gatatu. 9 gatatu. None 9 gatatu Mubeza. 9 gatatu urumva wari mukuru. Mama wawe ntabwo yari yarigeze akwereka umuryango wavutsemo ngo babashe kukwakira cyangwa bakwange, ariko yateye intambwe yo kukwerekana yo. Yambwiraga bike nyine kwanga kundinda akababaro kakabije kuba wenda akabakeka uko ashobora kubimbwira najya mu biyobyabwenge cyangwa mu biteye isoni. None se Mubeza 9 gatatu mama wawe yitaba Imana, ariko nuko Imana ni ndamukunda cyane. None 9 gatatu mama wawe yitaba Imana, wari utaramenya papa wawe n'abavandimwe bawe mama wawe yahoraga kuvuga? We yarambwiye ngo hari abavandimwe mfite. Yego pe ariko ntabakwereke ntabwo yabanyeka ko yambwira uti byaba ari igisebo cyangwa byabyara induru ku muryango kwa data. Ngo kubera iki? Kubera ko navutse kuri impano burya ariko nawe uraze hari igihe burya umugabo sinzi uko bagera kisayidira n'iki ntagende n'iki ngabwira umugore ngo bimeze gutya, ariko nyine burya Imana umugambi yakuvuzeho nyine yabisohoye. None Mubeza ubu tuvugana kano kanya uyu munsi ntabwo uramenya umuryango wawe aho uherereye? Cyakoza umuryango wanjye umuhungu nzi nkunda cyane nababwiye no kuva mbere nicaye kuba Jay Polly muravukana cyane. Muravukana kwa papa ndetse wawe ni n'inshuti yanjye. None Jay Polly mwahuye mute? Jay Polly mwahuye mute? Nta mateka yadusangiza. Nukuvuga ngo mama atarapfa nakubwiye ko hejuru yuko yakundaga ibintu byo gusenga nabonye amasengesho kenshi bakajya bamubwira uti humura reka kuzajya wihishahisha karagara mu bandi babyeyi, umve uko nta cyano rikugwiririye, umve ko nta kintu iki na kimwe kikugwiririye, wowe wisanzure umve kuri ubu ngubu aho tugeze uri kumva
babyitaga ubu basigaye babyita akagoroba k'abagore ubundi nabo bakagiyemo barangije rero ubwo nyine asenga Imana avuga ko nzahura n'abavandimwe wanjye bitewe n'uko nakoraga ibintu by'amashanyarazi imbere ukuvuga ngo nagiye gukora ku nzu yiwe yari iri ahantu bita hakuno ku muyange imanutse ku muyange uri kumva nuza muri Kicukiro mu Bugarama n'ubundi bwa mbere na mbere twarahuye ngenda ndamukorera noneho umuzamu wari uri ku rubuga rwo tise ari umuntu usohotse ni wowe bimeze bite ko nta biri gukina nuko rero kuko boss we ahantu yari ari mu kazi we yarahamagaye ati nohereje umutekinisiye atazi uko ari ngiye ngiye kuza ukumva ubwo nje rero wa muzamu wakinguraga niwe wavuze uti mbese ati boss ko wamamagaye uvuga ngo uri mu kazi nkaba ndeba ni wowe ubyikoreye nawe uzi gutekinika bibi nkuru nanjye rero nariribye nanjye mbona ndi wari utarigeze umumenya habe ku isi ni ukuri rwose iyo niyo n'Imana wamwijije wari ugiye guhura n'umuvandimwe yego ariko gusa mubona njya kububona nafashe pensi ngiye gukora amatara biranga ndatitira noneho undi muntu wari wari arambwira ati ariko se kuri gutitira urwaye susumira dushobora kunywa inzoga nyinshi nabwo ntireka ntabwo unywa inzoga nyinshi sinywa n'inzoga hari nuko mbonye ariko sinzi ibintu biri kumvaho njyewe muri njyewe ubwo umuzamu yarakinguye abona usa na shebuja niwe ugarutse yego aramaze ati mbese uzi gukora ibi ngibi ukaba washakaga umutekinisiye ari njye ari kubaza ndabona se kuki uri kumbaza ntirega ni wowe ati niwe boss ndabona ntago ari njye boss ahamagana nimero ya boss yumva isone ahandi hantu boss aritaba aravuga ati boss kuri hano none kuri we yaje yirukanka aje kureba ibibaye mu rugo iwe umuzamu we wavuga ati umuntu nyinguriye cyangwa umuntu uri hano mu rugo ndabona ari wowe urumva biba kumira ahantu hose n'abaturanyi bumvaga barahuru birabacana none ubwo aje nawe yari yirebye abanza kwikaba akaba yumve ko ari muzima koko